Uko wagarura amafoto na video wasibye utabishaka. Hari ukuntu umuntu agutira telefone akubwira ko agiye guhamagara cyangwa agutira telefone akubwira ko agiye kureba amafoto kuri telefone yawe cyangwa amavideo, wamara kwimutiza kugarura nyuma ugasanga gusubiye amafoto cyangwa amavideo kuri telefone yawe kandi ukabura uburyo wabigaruramo. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo uzajya ukoresha ibintu byose wasibye utabishaka cyangwa ibintu byose undi muntu yasibye ku ruhande utabishaka ukabigarura muri telefone yawe. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza ufite ubushobozi bwo kugarura ibintu byose wasibye kuri telefone yawe nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatinze mu bintu byinshi, reka ngore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukore subscribe nimba utarayikanda, niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizi bisigaho umunsi muri comment ndahita ngusubiza. Iyi video irimo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wagarura amafoto wasibye utabishaka cyangwa wasibye ubishaka, hanyuma wageze iki gihe ukabona urayakeneye. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndakwereka uburyo wagarura video wasibye ubishaka cyangwa utabishaka, hanyuma muri iki gihe ukabuza ikeneye. Icyo ni igice cya kabiri. Tuzatinze mu bintu byinshi, reka dutangire n'igice cya mbere. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, uzafungura Google Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Nk'urugero ngiye na Android, reka nkoreshe Google Play Store. Uzayifungura, ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uzahita uza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hano hejuru uzahita wandikamo Disk Digger. Uzandika nguku numara kwandika nguku uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ugera kuri tab imeze nguku nta kintu uzahita ukora. Uzahita ukora kuri application ya mbere iyi ngiyi. Uzayikoraho, ukimara kuyikoraho niba ari ubwa mbere uzabanza uyesitarije muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyikoraho uzategereza gake yifunguka. Ikimara gufunguka uzahita wisanga kuri tableau imeze ukunguka. Urabona hano hambere barimo baratubwira ko bagarura amafoto twasibye tutabishaka, hanyuma hano ha kabiri urabona ko ari video, hanyuma hano ha gatatu urabona ko ari ibindi bintu twasibye tutabishaka. Ngiye gukora ku buryo wagarura amafoto, ngwereka n'uburyo wagarura video basibye kera utabishaka. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora hano hambere hano handitse search for lost photo, ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho uzahita ukora kuri arrow. Ukimara gukora kuri arrow uzategereza gake, urabona hano munsi birimo birarodinga. Uko bizajya birodinga amafoto azajya agenda yizana kuri telefone yawe, ibintu byose wasibye kuri telefone yawe utabishaka bihita bitangira kwizana. Nkuko uri kubibona aya amafoto yose twasibye kuri telefone yacu tutabishaka cyangwa tunabishaka, urabona ngaya arimo arizana. Noneho muri aka kangiye gukora ku buryo wagarura ibintu byose wasibye utabishaka, urahitamo iby'ingenzi by'ubona ukeneye urahita ubigarura kuri telefone yawe. Urategeza gake rero kano kantu karodinga nkuko uri kubibona hano munsi hamaze kugaruka amafoto 3700. Rero baragenda bayashaka yose amafoto yose wagiye usiba utabishaka, baragenda bakayashakisha yose ugategereza bahita bakwereka umubare wayo ahangaha. Rero urategeza bikabanza bikarodinga. Gusa mu gihe bikiri kurodinga ushobora no kuba wareba ifoto runaka, yenda nk'urugero dukoze nko kuri iyi foto ukagumishaho n'urutoki kuno. Ukimara kugumisha ifoto yahitiza muri telefone yawe ikahita iba nini ukayireba neza. None ushaka gusubiza inyuma guhita ukora kuri kano kantu k'agasaraba kangaka uhita ivamo nk'uku nguku. Rero nuko nguku urareba ugategereza bikabanza bikarodinga amafoto yose akagaragara, kugira amafoto yose wasibye utabishaka cyangwa wasibye ubishaka uhitemo amafoto meza y'ingenzi wari ukeneye kugarura. Urategereza gake wihanganye bigakomeza bikarodinga. Iyo bimaze kurodinga amafoto yose wasibye utabishaka uhita uyabona ukahita ubona n'umubare wayo, ukaba wemerewe no kuyagarura yose muri telefone yawe icyarimwe. Urategereza gake bikarodinga amafoto yose barayakwereka. Urabona tumaze kugera mu mafoto 1019. Dore ngibi biba biri kwibara hano, agarutse bahita bayakwereka. Urabona bikimara kurangira rero nta kintu bahita bakubwira, bahita bakwereka scan complete. Bivuze ko amafoto yose wasibye utabishaka yose bamaze kuyashakisha, bamaze kuyabona. Nkuko uri kubibona ni 2021 n'amafoto 408. Ngaya uri kuyabona ahangaha barimo barayatwereka ayo babashi kugarura. Rero itukora hano handitse okay. Ukimara gukora kuri okay urabona aya ni amafoto yose twagiye dusiba kuri telefone yacu. Rero urareba amafoto y'ingenzi yumaze kugera kuri ushaka kugarura uhita ukora kuri kano kantu k'akazu. Nk'urugero ngiye kugarura nk'amafoto wenda 20 kugira ngo nyine mbaheho urugero kugira ngo mumenye ko bino bintu bikora. Rero nta kintu uhita ukora, uhita ukavivura nguku ukora nguku akavivura, yenda kuvivure n'iyi ngiyi bitewe nawe ushaka nyine ushaka kugarura. Uragenda nyine uvivura. Gusa hari n'ukuntu usanga hano amafoto ugasanga ntuzayakenera na rimwe, uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufresh. Ahangaha munsi uri kuhabona hano iyo yakoze ubuyasibye burundu muri telefone yawe. Gusa wowe niba udashaka kuyasiba nyine uselectinga ushaka andi ukayarekera ahangaha. Nk'urugero ngiye reka selecting aya ngaya kuno, reka ndekere aya ngaya. Umaze kuyaselectinga nguko rero kugira ngo uyagarure nta kindi uhita ukora kuri kano kantu ka recovery. Gusa no mafoto uyarebe neza ku buryo ndibuze kuyakwereka muri telefone yanjye kandi ukabona yagarutse. Urabona recovery ukoraho. Ukimara gukoraho uhita ukora hano ha kabiri ahangaha save ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora hano kizu fresh hano munsi ukoraho. Ukimara gukora uhita ukora hano ndetse arrow
Ukimara gukora kuri alo uhita ugera kuri taburo imeze uku nguku, ya mafoto tumaze kugarura amaze kugera muri telefone yacu. Nkuko uri kubibona barimo batubwira ngo tujye mu buryo bwa Pro. Rero niba kubwira kujya mu buryo bwa Pro, nta kintu uzahita ukora ahangaha shidufuri, ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho amafoto yawe ya mbere abageze muri telefone yacu. None reka turebe ko ibintu twakoze koko ko ari byo byanyabye. Kugira ngo turebe koko yagarutse, turafungura file yacu. Tukimara kuyifungura turakora hano kuri foto. Tukimara gukora kuri foto urabona ya mafoto yacu tumaze kugarura yagarutse. Dore ngaya ari hano hejuru tumaze kuyagarura yagarutse muri telefone zacu. Noneho tugeze muri kakanya none kugarura video nanone wasibye utabishaka. N'ubundi nanone urongera ukayifungura. Ukimara kuyifungura usanga n'ubundi yakirimo ya mafoto yawe, uhita ukora kuri kano kantu kaga fresh kari hano hejuru akangaka. Ukimara gukoraho uhita ukora ahangaha shidu fresh. Ukimara gukora none uhita ukora kuri video ahangaha kabiri. Ukoraho. Ukimara gukoraho none urategereza gake bikarodinga, bahita bashaka ama video yose wasibye utabishaka cyangwa ubishaka. Ibintu byose byasibwe kuri telefone yawe by'ama video byose barabishakisha bakabibona. Nkuko uri kubibona twebwe twasibye video 876 kuri telefone zacu. Rero we nta kindi ukora kuri OK. Ukimara gukora bakwereka ama video yose wasibye utabishaka cyangwa ubishaka. Urabona ibi byose n'ama video twagiye dusiba kuri telefone zacu. Rero kugira ngo ugarure video rero we nta kindi ukora, uhita uza nk'urugero ugahita ureba video yari yose, uraza ukareba video nyine y'ingenzi. Gusa iyo uyikozeho ukagumishaho urutoki, iyo ugumishijeho urutoki nguku video yawe bahita batangira kuyiplayinga, ukaba wayumva yumva ushaka kuyigarura. Nubundi ukora kuri kano kantu gasubira inyuma, zo gusubira inyuma ugenda uselectinga video ushaka kugarura. Urugero ngiye reka fatire kuri iyi ngiyi, wenda reka ngarure, ndashaka kugarura video nye yenda ni ngiyi se ebyiri, ni ngiyi ya gatatu, wenda reka ngarure ni ngiyi video nye. Izi video nye ngiye kuzigarura zigaruke kuri telefone yanjye, mubyirebera nazo turarebe ko zageze kuri telefone zacu cyangwa ari scam. Gusa ni ushaka kubisibana none uhita ukora ahangaha, yukozeho izo waselectinze zose ubuzisibye burundu, ugiye gushaka uburi wazigarura nago bikunda. Rero twebwe kuko tugamije kugarura video zacu zasibwe nta kintu uzahita ukora nanditse recovery hano munsi uri kuhabona. Ukimara gukoraho uzahita ukora hano ha kabiri save, ahangaha kabiri uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategereza gake, ukimara gutegereza uzahita ukora nanone hano munsi hano kizu du fresh. Ukimara gukora uzahita ukora kuri alo. Ukimara gukora kuri alo tayero mu video yose amaze kugaruka muri telefone zacu. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe bahita baguha amahitamo abiri, we nta kintu uhita ukora hano kizu du fresh, kuko hano hirya imbere yaho ni Pro. Umaze gukoraho uhita ukora hano handitse OK. Ukimara gukora kuri OK none tugiye kujya muri file turebe koko ko ama video twasibye koko yagarutse byanyabyo. Urafungura file yawe. Ukimara kuyifungura dukore back tujye dukora kuri video ahangaha. Tukimara gukora kuri video urabona za video twaselectinze, dore ngizi ziri hano hejuru, nizi ngizi tumaze kuzigarura kuri telefone zacu, kandi urabona ko byakunze, urabona ko ama video twayagaruriye kuri telefone zacu. Rero n'uburyo ushobora gukoresha kugarura amafoto na video wasibye utabishaka. Urabona nanone dufunguye disk diga yacu, tuyifunguye tugakora kuri kano kantu kwa back akangaka, kongera ukahita ukora ahangaha shidu fresh. Yumaze gukoraho ukahita ukora no ha gatatu ahangaha ukoraho. Yumaze gukoraho nanone urategereza bahita bakwereka ibindi bintu wasibye utabishaka, yenda nk'urugero ama document, ama audio na hano hose bahita bagenda babikwereka, ukaba wabasha kubigarura kuri telefone yawe. Nanone urategereza bikabanza bikarodinga, bimaze kurodinga bahita bakwereka ibintu byose wasibye utabishaka, ukaba wabigarura kuri telefone yawe. Nk'urugero nk'uko uri kubibona barimo batubwira ko twasibye ibihumbi 19,381 kuri telefone zacu. Rero ushaka kubigarura tunyura muri buriya buryo nagiye nkwereka, ukaba wabasha kubigarura kuri telefone yawe. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero no buryo ushobora gukoresha ukagarura ibintu byose wasibye kuri telefone yawe utabishaka cyangwa ubishaka. Urabona ko ari ibintu byoroshye. Kano kanone niba kagufashije bimbwira muri comment. Gusa nayo niba wari ukazi nabyo bisigaho muri comment. Kindi kandi niba hari undi muntu uzi video yagirira akamaro imusangize kugira ngo amenye kano kantu, kuko kano kantu nakubwenge isaha n'isaha kagufasha wasibye ibintu kuri telefone yawe ukageza igihe ukabona urabikeneye. Bigerageze kuri telefone yawe nibikunda uze kuza muri comment umbwire niba byakunze, nta kindi kiguzi ngusabye. Sawa mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira, nzasubiza ikibazo uzabambajije munsi muri comment. Ciao.